Nongeye kukwifuriza ibihe byiza we mukunzi wa Emeteo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amwe mu makosa ushobora gukorera umukunzi wawe ntayihanganire bikavamo intandaro yo gutandukana. Usabwa kumva ino video kuko ikosa rya nyuma ry'abantu benshi bakunda kwisanga bakoreye abakunzi babo maze bakahita batandukana nta kabuza. Reka dutangire. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda, uzirinde kujya uri kumwe n'umukunzi wawe ngo umubwire ku bakobwa mukorana beza cyangwa abahungu beza, kuko ibi ngibi bimutera gufuha ndetse niyo atabikwereka ariko mu mutima we haba hasigayemo akantu. Icya kabiri, buriya abahungu bakunda kwibeshyira ikosa, bakumva yuko buri kimwe icyo ari cyo cyose umukobwa amusabye agomba guhita acyemera. Biriya nabyo bikugaragaza imbere ye kuri umunyantege nkeya, akumva yuko udashoboye kwifatira imyanzuro. Niyo mpamvu uba ugomba kunyuzamo rimwe na rimwe ibyo akubwiye ukabihakana. Icya gatatu, buriya abahungu bakunda gutinya gusaba abakobwa bakunda ko bakora imibonano mpuzabitsina. Abo bakobwa bakajya gushaka abandi bahungu babikorana nabo. Ibi nabyo bishobora gutuma utandukana n'umukunzi wawe. Icya kane, buriya guhoza ku nkeke uwo mukundana bitewe nuko umufuhira bikabije. Ibi nabyo bishobora kumutera kumva yuko uri ikibazo mu buzima bwe, akumva yuko agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo agukure mu nzira nk'imbogamizi aba abona imbere ye. Niyo mpamvu uba ugomba kwirinda nimba uri umuntu ufuha cyane ukabigabanya, kuko ibi bizatuma umukunzi wawe umunsi umwe agusigaye yigendera ajye ku bandi. Icya gatanu, uzirinde kubeshya umukunzi wawe niyo kaba ari akantu gatonya, kuko iyo abimenye arabikuririza, akumva yuko hari ibindi byinshi wamubeshye bishobora kuba bikomeye kurusha icyo ngicyo umubeshye. Niyo mpamvu uba ugomba kubyirinda, kuko iyo abimenye ashobora guhita yigira ku bandi bazamubwiza ukuri nta kintu na kimwe bamuhisha. Icya gatandatu, gerageza ukore uko ushoboye mu gihe muri gukora imibonano mpuzabitsina ajya anyurwa, kuko iyo atanyuzwe ajya gushaka abandi bazamugereza ku byishimo bitewe n'uko wowe ababona utabishoboye. Icya karindwi, irinde guhoberana cyangwa ngo usomane n'abakobwa mukorana mu gihe muri kumwe, kuko ibi ngibi bimutera gufuha ndetse akanibaza yuko mu gihe mutari kumwe uri kumwe n'abo ngabo bonyine hari ibindi mukora birenzeho. Icya munani, irinde kujya ufata telefone yawe ngo ujye ujya kuyitabira kure bitewe n'amabanga menshi ufite, kuko ibi ngibi bimutera gukeka yuko niyo waba uri mu mpamvu z'akazi uri kuvugana n'abakobwa bandi mu muca inyuma, ndetse akanakeka yuko hari n'ibindi byinshi umuhisha atakuzi neza, atazi ubuzima bwawe. Niyo mpamvu uba ugomba kubimubwira byose akabimenya, kuko aba ari umufasha wawe uzagufasha muri byose. Icya cyenda, irinde kujya umwereka cyane yuko umukunda cyane ku buryo utabaho utamufite, kuko ibi ngibi ashobora kugera aho ngaho akabifata nk'ubunyantege nkeya bwawe bundi akagukoresha. Niyo mpamvu uba ugomba kubyitwaramo neza niyo waba umukunda cyane ariko ntubimugaragarize. Icya cumi, irinde gukorana n'umukunzi wawe ahantu hamwe, kuko ibi bigutera kumurambirwa ndetse nawe akakurambirwa, akumva yuko uri umuntu usanzwe mu buzima bwe nawe ndetse ukumva yuko uri umuntu usanzwe mu buzima bwe. Ibi bigatuma urukundo mukundana rugabanuka. Niyo mpamvu guhora hafi umukunzi wawe aba atari byiza, biba bisaba yuko mwese mukumburana. Dore ikindi kintu, ugomba kwirinda kujya uvugana kenshi n'uwo mwahoze mukundana, kuko ibi ngibi yabibonye abona yuko musigaye mumuca inyuma, kuko ntaba yumva yuko mwatandukanye burundu, ahubwo akeka yuko hari ikindi kijya mbere mu muhisha mutaba mushaka akamenya. Noneho reka nkubwire bumwe mu buryo ushobora gukoresha bugatuma yibagirwa amakosa navuze haruguru mu gihe wayakoze utabishaka. Reka dutangire nabyo mbikubwire. Dore icya mbere ugomba gukora ni uguhita umushakira impano niyo kaba karabyo,
kuko we ntabibona nk'akarabyo ahubwo abifata nk'ikintu gikomeye imbere ye, kuko abantu bakundana buri kimwe icyo ari cyo cyose bahanye baba bagifata nk'ikintu gikomeye niyo cyaba kitari icy'agaciro ariko bo bakibona nk'icy'agaciro. Icya kabiri ni uko umujyana kumutembereza ahantu uzi neza ko akunda. Ibi ngibi nabyo bituma yibagirwa bya bindi wari wamukoreye bikamubabaza, bigatuma urukundo rwongera rukamugarukamo rukagurumana koko. Icya gatatu, ugomba gukora ibishoboka byose ukamubwira utuntu twiza tumunezeza uwo munsi wose, kuko iyo hagize ikintu umubwira kibi kimutuma arakara kita kimwibutsa bya bindi wakoze mbere, maze akaboneraho wa mujinya ukagaruka. Icya kane, ugomba gufata umwanya ukamuganiriza ukamwibutsa ibihe by'urukundo rwanyu rwa kera, ndetse mukanavuganaho n'ibyo mushaka yuko urukundo rwanyu ruzageraho mu myaka iri imbere, kuko ibi nabyo bituma yumva aguwe neza ndetse na bya bindi byose akabyibagirwa. Noneho icya gatanu ni iki ngiki: nimba ari umuntu ukunda indirimbo, ugomba kumucurangira uturirimbo tw'urukundo twa romantike, cyangwa nimba akunda filime ukamushyiramo filime z'urukundo nk'iza ba Juliette na Romeo n'izindi nyinshi cyane zifite inkuru z'urukundo, kuko ibi ngibi nabyo bimutera kumva yuko kuba muri kumwe utazamusiga ndetse muzabana akaramata. Icya gatandatu, ugomba gufata iminota mikenya mu mwanya muri bumarane mu munsi wose, maze mugakora imibonano mpuzabitsina, kuko ibi nabyo biri mu bintu bimunezeza ndetse bikanamushimisha iyo mukoranye imibonano mpuzabitsina nawe akunda. Ibi ngibi nabyo bimugarurira amarangamutima akakwiyumvamo. Icya karindwi, mugurira imyenda y'ibara akunda, kuko ibi ngibi bimutera kumva yuko umwitayeho, dore yuko buri kimwe icyo ari cyo cyose kiguturutseho aba agifata nk'ikintu kidasanzwe ndetse gikomeye mu buzima bwe. Niyo mpamvu iyo umuguriye iyo myenda nabyo bituma urukundo yagukundaga rwiyongera rukikuba. Icya munani, ugomba gufata akanya gatonya ukamukorera massage. Ibi nabyo biramunezeza akumva yuko uba umwitayeho cyane ndetse nta kintu na kimwe cyamubaho mu gihe uhari, bitewe n'uko aba agufata nka marayika murinzi Imana yamwoherereje mu buzima bwe. Icya cyenda, ugomba gukora uko ushoboye ukamubwira kenshi ko umukunda muri uwo munsi, bitewe n'uko ibi ngibi nabyo biramunezeza. Iyo umubwiye ko umukunda abifata nk'ibintu bikomeye cyane, wumve yuko aba yumva mu magambo yose yumvishe iryo jambo ari ryo jambo ryiza ndetse rimufitiye akamaro mu buzima bwe. Icya cumi, mukorera ibintu wamukoreye mbere mugihura bwa mbere umubwiye yuko umukunda, kuko ibi ngibi birabimwibutsa maze bikamunezeza akumva yuko nta kintu na kimwe kizigera kibitambika mu rukundo rwanyu, kandi akumva yuko nawe afite inshingano zo gukora uko ashoboye kugira ngo arurinde hatazagira umuntu n'umwe ubatandukanya cyangwa ngo abitambike ahungabanye urukundo rwanyu, kuko dore yuko aba abona ari byo byishimo bye, ariho ubuzima bwe bushingiye. Noneho reka nkubwire bimwe mu bintu ugomba kwirinda mu gihe ugiye kubwira umukobwa ko umukunda cyangwa ushaka kubimwereka, kuko ibi ngibi niyo mwakundana iyo ubikoze bituma nyuma mutandukana kandi mwari mumaze kwishimirana mwese, bikabatera kubabara ku mpande zombi. Reka mbikubwire. Ikintu cya mbere abasore benshi bakunda gukora ni iki ngiki, ni ukujya gutereta abakobwa bitwaje amafaranga. Ibi ngibi bituma amafaranga yashize rwa rukundo yagukundaga narwo rujyana nayo, kuko aba yarakurikiye amafaranga wamweretse, nta rukundo aba agufitiye wowe, aba akunda ibyo ufite. Niyo mpamvu ndi kukugira inama kugira ngo ujye ugenda uko umeze, akenshi na kenshi n'ubu unayafite ntumwereke yuko uyafite, kugira ngo agukunde nta kintu na kimwe agukurikiyeho, agukunde agukurikiyeho
urukundo nyakuri. Dore icya kabiri, abasore benshi bakunda kujya gutereta abakobwa bitwaje imiryango y'iwabo ko ikomeye cyangwa ikize. Ibi ngibi ntago bikugaragaza neza imbere ye, ahubwo bikugaragaza nk'aho udafite iwanyu nta kintu na kimwe wakigezaho, iwanyu bapfuye utashobora kwibeshaho. Ibi ngibi nabyo bigatuma abona yuko uri umusore utamukwiriye. Dore icya gatatu abasore benshi bakunda gukora ni ukujya gutereta bakivuga uko batari, bakiyemera ndetse bakanavuga yuko batunze ibya mirenge ku ntenyo kandi ntabyo bafite. Ibi ngibi iyo abimenye arakwanga, kuko aba yarakunze uwo wamubwiye, ataba yarakunze uwo uriwe, kuko uba waramubwiye uko utari. Ibi nabyo bikakuviramo intandaro, kandi wari utangiye kumukunda nawe yaratangiye kugukunda mwishyimiranye. Ariko ibi ndi kukubwira nubyirinda nta kabuza rwose ntago muzigera mutandukana, muzabana karamata iteka ryose. Dore icya kane, irinde kujya uvuga abantu kenshi mu gihe muri kuganira, ubavuga nabi cyangwa ubavuga neza. Bikugaragaza imbere ye nk'umuntu utazi kuganira, ndetse akumva yuko no mu busanzwe uri umuntu utajya usabana. Ibi nabyo akakeka yuko nimubana uzajya umukubita cyangwa ukamukorera urundi rugomo, bitewe n'uko utazi kuganira ndetse utajya unasabana, agakeka yuko unarakara vuba. Dore icya gatanu, abasore benshi bakunda kwibeshya yuko nibereka abakobwa ko babakunda cyane mu gihe bagitangira gukundana, bari buhite babakunda cyane bikomeye. Kandi ibi ngibi ahubwo bikugaragaza nk'igikoresho cye, maze nawe agashaka uburyo agukoresha mu nyungu ze. Ibi ngibi ntago ari wowe ubishaka, ahubwo ni ibintu byizana. Uko umukunda cyane we atarakwiyumvamo, bituma ahubwo ashaka kugukoresha nk'igikoresho, noneho amaherezo akazumva yuko ari wowe umukeneye, we atagukeneye. Niyo mpamvu ibi nabyo uba ugomba kubyirinda. Dore icya gatandatu, buriya abakobwa bashimishwa n'utuntu dutonya, uturabo, impano zoroheje. Nk'aho iyo umuhaye amafaranga, niyo wamuha nka miliyoni nk'eshanu, arazikoresha zigahita birangirira aho ngaho. Ariko iyo umuhaye utwo tuntu duto nk'uturabo, aragenda akakamanika mu nzu, yazajya akareba akibuka yuko umukunda ndetse utazigera wemera ko ababara. Ibi bikamunezeza cyane, ndetse akumva yuko agomba gukoresha ibishoboka byose hatazagira umuntu n'umwe witambika mu rukundo rwanyu ngo aruhungabanye. Dore icya karindwi, abasore benshi bakunda kwibeshya yuko ni mu gihe bari gutereta abakobwa, buri kimwe icyo ari cyo cyose bababwiye ntibazajya bacyemera, ari byo biri babagaragaze neza imbere yabo. Ahubwo ibi ngibi bikugaragaza nk'umunyantege nkeya, akabona yuko no mu busanzwe utazi kwifatira ibyemezo, cyangwa buri muntu wese buri kimwe icyo ari cyo cyose agusabye ucyemera, uri wa muntu ufite umutima woroshye. Agashaka ahubwo agatangira kumva ashaka kugufatirana. Ibi ngibi nabyo bikakugaragaza nk'umuntu uri cheap imbere ye, akumva yuko utamukwiriye, akwiriye gushaka uwa nyawe atari wowe inzozi ze. Icya munani, mu gihe uri kumutereta ujye ugenda wambaye neza, kuko ibi ngibi bikugaragaza imbere ye nk'umuntu uri smart, ndetse akumva yuko no mu busanzwe iyo mutari kumwe ari kuba umeze, akabona yuko rwose mu busanzwe uzi no ubukeye, ndetse buri kimwe icyo ari cyo cyose ukora kiba kiri clear, nta kajagari ujya ugira. Ibi nabyo bikakugaragaza nk'umuntu Imana yamuremeye, ndetse agomba kurwanirira uko biri kose ntamubure. Icya cyenda, ujye umubwira utugambo twiza twuzuyemo urukundo rwinshi, nk'imitoma ndetse n'andi magambo menshi akurura ibyiyumviro bye. Ibi ngibi biramunezeza cyane, ndetse akumva yuko hagati yawe n'abandi harimo itandukaniro, ndetse mu gihe aryamye cyangwa mu gihe mutari kumwe, akajya yumva ashaka kumva ya magambo umubwira, akumva yuko uzamukunda, ndetse buri kimwe icyo ari cyo cyose umubwira ari ukuri.
Icya cumi, irinde kujya uvuga akantu ako ari ko kose kamukomeretsa mu gihe urukundo rwanyu rutarakomera, kuko ibi ngibi bishobora gutuma abona yuko uzajya uhora umukomeretsa, akiha inama y'uko mwatandukana aho kugira ngo ajye agomeza ababare. Niyo mpamvu uba ugomba kubyirinda. Icyakoze urukundo rumaze gukomera bwo ntabwo ashobora kuguta bitewe n'uko umukomerekeje ku kantu gatonya, kuko buri kimwe icyo ari cyo cyose umubwiye, iyo umusabye imbabazi arakumva mu gihe agukunda cyane, ariko mu gihe ataragukunda uba ugomba kwirinda ibi ngibi. Noneho reka nsoreze ku mahame uzagenderaho nimba ushaka yuko abakobwa bose babona yuko uri umusore w'inzozi zabo, ndetse yuko ari wowe bakeneye kugira ngo ubuzima bwabo bubeho bwishimye. Reka dutangire. Icya mbere, irinde kujya uba wa musore wirirwa wiruka ku bakobwa nta kandi kazi agira. Ibi ngibi bikugaragaza nk'umuntu umbeshu utajya ugira akazi, ahubwo ahora mu bakobwa nta kandi kazi agira, ndetse yuko utajya umesa kamwe. Niyo mpamvu ibi nabyo uba ugomba kubyirinda kugira ngo ube umusore ukururwa n'abakobwa bakunda. Icya kabiri, jya wambara neza, kuko abakobwa bakunda bakurikije uko ugaragara akenshi na kenshi mbere yo gukunda ibyo uri kuvuga. Niyo mpamvu uba ugomba kwitwara neza, ukajya wambara neza, bakabona yuko uri umuntu uhora uri smart, ndetse n'imyenda yawe ihora ifuze, ndetse nta mwanda n'umwe ukugaragaraho. Ibi ngibi nabyo bituma bakwifuza, bakumva bashaka yuko mwaba inshuti, ndetse bakabona yuko ari wowe musore w'inzozi zabo. Icya gatatu, jya uba wa muntu urangwa n'ibyishimo. Ibi ngibi bikugaragaza imbere yabo nk'umuntu utajya ugira umujinya mwinshi ndetse uvoma kure. Ibi ngibi bigatuma nabyo bakwifuza, bakumva yuko mubanye bazahorana amahoro, ndetse nta kintu na kimwe cyazigera kibabaho, bitewe n'uko ubuzima bwawe burangwa n'ibyishimo. Icya kane, iga kwiyakira mu bibazo byose uhuye nabyo, kuko bikugaragaza nk'umuntu ushoboye, ndetse nuhura n'ibibazo ibyo ari byo byose mu gihe muri kumwe we nawe uzabikemura nta kabuza. Uzamureberera ubuzima bwe bwose akumva atekanye, ndetse yuko nabana nawe nta kabuza azahora yishimye. Icya gatanu, jya uba wa muntu ukurikirana inzozi zawe, ndetse ntukagire umwanya n'umwe utakaza. Ibi ngibi nabyo bikugaragaza nk'umuntu uzatsinda, ndetse uzagera kure. Bakumva yuko nibabana nawe ubuzima bwawe nabo buzabaho neza, ndetse uzabareberera, ukajya ubasha kubatunga, ndetse ukanabarinda buri byago ibyo ari byo byose bibajeho. Icya gatandatu, jya uba wa muntu usirimutse, ndetse ukunda ibintu bigezweho. Ibi ngibi bikugaragaza nk'umuntu ufite viziyo nziza, ndetse buri kimwe icyo ari cyo cyose bakeneye kwiga uzabafasha bakakiga mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ndetse bakumva yuko urukundo rwawe nabo ruzajya rurangwa n'udushya, ndetse uzagerageza ugakora ibishoboka byose mukabana mu gihe mukundana. Icya karindwi, amaso yawe ajya ahora arangwa n'inseko. Ibi ngibi birabanezeza, ndetse babona yuko uri wa muntu udakomeza ibintu, bakumva bashaka kubana nawe akaramata, kugira ngo ubuzima bwabo nabwo buzemo iyo nseko yawe. Icya munani, jya ugerageza uvuge makenya, kuko ibi ngibi bikugaragaza imbere yabo nk'umuntu utari bavugirije, uvuga amagambo abaze, ndetse amagambo mazima, ndetse utajya uteranya abandi. Ibi ngibi nabyo bikakongerera amahirwe yo kugira ngo umwegukane umukunzi ushaka muri bo. Icya cyenda, ntukiyemere, kuko ibi ngibi bikugaragaza nk'umuntu ukomeye, ndetse wa muntu bumva abantu bose bakumva yuko nimukundana urugo rwanyu ruzajya rutahwa na bose, ndetse akumva yuko uri wa muntu inzozi ze zahoze zirota kugira ngo babane.
icya 10 jya uba wa muntu wiyubaha ndetse utajya upfa kuvuga ibyo ari byo byose abonye muri rubanda. Ibi ngibi nabyo biri mu bintu bikurura amarangamutima y'abakobwa bakumva bagukunze batashobora na rimwe kugusiga ndetse batakwikuramo. Nkaba ndagushimiye wowe wumvishe ino video ukaba ugeze ku iherezo yayo. Imana iguha umugisha. Video zacu nakagaruka ibuka gukanda subscribe, kandi iyo wakanze subscribe urebe nimba warakanze kukazogera kugira ngo tucya-uploadinga video yose igiti kugeraho gatanu ku kandi hano kuri AET Empire, dore yuko yari sheni y'abasirimu kandi ishyirwaho ibintu bisirimutse cyane. Wakoze cyane, Imana iguha umugisha, uhirwe mu mirimo yose ukora ndetse buri kimwe icyo ari cyo cyose ukora Imana igiha umugisha. Wakoze, twabanye, we twabanye, asante sana.